imfura hari ibyo yirinda umutima nda, ikirinda kandi umutima rwana, umutima rwango n'umutima ubunga. Ibyo y'imfura ibyujuje ibasha kwitandukanya n'ikibi aricyo ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuyobozi w'akarere kacu ka Ruhango, inzego z'umutekano turi kumwe hano, ndetse n'abaturage b'akarere ka Ruhango na Kabagari. Mbere na mbere ndabanza kubabwira ngo dukomere kandi twibuke twiyubaka. Ni inshuro ya 31 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibuka rero, umuryango Ibuka urakomeza Abanyarwanda ndetse by'umwihariko abanyamuryango ba Ibuka barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ababuze ababo, Ibuka irabasaba gukomeza kwihangana, bagakomera, bagaharanira kubaho kandi neza, ntibaheranwe n'agahinda. Ibuka irashimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda imbaraga yashyize mu kugarurira icyizere cyo kubaho abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ikanashimira n'uwo ari we wese wagize uruhare mu guhisha uwahigwaga icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, n'uwabashije nyuma yayo kubegera akabafasha nk'umunyarwanda. Ibuka kandi irashishikariza Abanyarwanda cyane cyane hano turi Kabagari no mu karere kacu ka Ruhango, kuba Abanyarwanda bimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni uburyo bwo guha abazize Jenoside yakorewe Abatutsi agaciro n'icyubahiro bambuwe ubwo bicwaga bunyamaswa. Niyo mpamvu turi aha ngaha dutangiye icyumweru cyo kubunamira, tukazanakomeza kubibuka mu gihe cy'iminsi 100. Ibuka kandi irasaba ko Abanyarwanda baba Abanyarwanda b'imfura, bakaba Abanyarwanda baharanira kubaka igihugu kimwe, kuko imfura hari ibiyiranga. Imfura burya irangwa n'umutima mana. Umutima mana rero
ukagaragirwa n'umutimanama w'uwufite, kandi imfura hari ibyo yirinda umutima nda, ikirinda kandi umutima rwana, umutima rwango, n'umutima ubunga. Ibyo y'imfura ibyujuje ibasha kwitandukanya n'ikibi aricyo ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nyuma y'imyaka 31 Jenoside ibaye, hari aho Abanyarwanda tumaze kugera. Twabonye ko twagize ibyago bikomeye byo kunyagwa n'abagizi ba nabi bishe Abatutsi mu gihe cya Jenoside, ariko ibi ntibyatunanira kwitandukanya n'ikibi cyabo, kuko ni urugamba tutatsindwa nk'Abanyarwanda. Uko tutarambirwa kuryama no kubyuka, niko nk'Abanyarwanda b'imfura ndetse baharanira ubumwe bw'Abanyarwanda tugomba kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside aho yava hose ikagera, kandi nk'uko tudahwema kwica inyota n'isari mu gihe bibaye ngombwa, niko tutazarambirwa kwibuka abacu. Ndetse no kuganira amateka y'igihugu cyacu, kuko Jenoside yabaye mu gihugu cyacu yakoranywe ubugome bw'indengakamere. Mureke rero nk'Abanyarwanda twimike ukuri, kuko kurakiza, hanyuma twibuke twiyubaka u Rwanda rweme. Murakoze.